Ibintu ugiye kubona ntibigomba kuzageragezwa na rimwe. Aba ni abantu bakoze ibintu biteye ubwoba kuri kamera. Guhera kuwasimbutse indege ntamutaka kugeza ku bitendo bya Jackie Chan. Reka duhere kuri uyu mugabo wasimbutse indege ari kuri moto. Dub dance. Imagine umugabo ufite umutima ukomeye ku buryo asimbuka indege ifite ubugari bwa metero 50 ari mu kirere. Ibintu byo byakozwe na Dub Dancer mu 2000 igihe yari live kuri televiziyo mu kiganiro bita Irebere. Yasimbutse indege ari ku muvuduko wa metero 120 ku isaha. Uyu mugabo ntabwo yasimbutse indege gusa, ahubwo yasimbutse ajya mu buryo. Uwakunda Jackie Chan mukaya turabona ibintu yakoreye kuri kamera bitazakorwa n'undi uwo ari we wese mu mateka, ariko reka dore kuri uyu mugabo wakoze ibidashoboka muri 2016 ku buryo abantu basigaye bumiwe. Look Aikins ibaze gusimbuka ibirometero 7 na metero 620 mu kirere nta mutaka. Nuko Look Aikins yavuye mu ndege yanuka ku muvuduko wa metero 193 ku isaha, ashaka kugwa mu ncundura za metero 30 kuri 30. Ikosa rimwe byari kuba birangiye, ariko yaguye mu ncundura maze ahaguruka nta hantu yakomeretse, nta mutaka, nta backup, maze yogira izina rye mu gitabo cy'abanyabigwi. Dore ko tubona ibyo Tom Cruise yakoze bigahindura uburyo filime zikina iteka ryose, reka turebe Meisel. Aziritswe n'iminyururu maze bakamujugunya mu mashini imeze, warangiza bakamurohamisha. Nuko Meisel yagerageje kumwe mu gucika guteye ubwoba mu mateka. Mu masegonda make y'umwuka wo guhumeka oxygene nta kintu areba, aba agomba kwikuramo amapingu kandi imashini iri kumukaraga akamarimari. Amureba batekereza ko bimurangiriye, ariko agasohokamo yemye kandi ari muzima. Meisel ntabwo yacitse urupfu, ahubwo yararukopeye. Dore ko turi Tom Cruise akora ibidashoboka, mwibuka ko turi bubone ibintu Jackie Chan yakoze akabura gato ngo yitaba Imana. Nta bufasha, nta screen y'icyatsi, Tom Cruise yamaraginze kuzamuka metero 828 za Burj Khalifa, inzu ya mbere ndende ku isi n'intoki ze, mu gufata amashusho ya filime bita Mission Impossible Ghost Protocol. Hanitse muri metero 518 hejuru ya Dubai, afite imigozi n'umurava, yabashije kwirukaga ku madirishya y'inzu ayizamuka aranayimanuka. Yanyerera gato byari kuba birangiye. Iyo Tom Cruise avuze ati Mission Impossible aba akomeje. Ku bakunze John Wick, reka turebe umuhungu wayo Keanu Reeves. Ubwo yari umusore mu 1994 yakoze ibisa no kwiyahura mu gufata amashusho ya filime bita Speed. Igisasu cyari muri bisi kandi itagomba kujya hasi y'umuvuduko kilometero 80 ku isaha cyangwa abantu bose bagapfa. Ariko imbere hari intera ya metero 15. Nta kurijinganya Keanu Reeves cyangwa John Wick yarasimbutse. Bisi irirenga, abagenzi barasakuza. Ntago byari CGI, byari ugusimbuka bya nyabyo. Iyi filime Speed ntago yasobanuye icyakishonari cyahubwo yihaye umwanya mu gitabo cy'amateka. Dore ko tubona Jackie Chan mu bantu tumaze kubona n'uwo yagutunguye, mwandike muri comment. Reka dusubire mu buto bwa Jackie Chan. Habe murinda Jackie Chan yashoboraga gutamba buri kimwe kugira ngo akore scene imwe ya filime. Mu 1985 ubwo hafataga amashusho ya filime bita Police Story, Jackie Chan agaragara amanuka ku ipoto rizengurutswe n'amatara avuye kuri etaje ya 5. Uko abyivugira ngo yumvisha agiye gupfa, ariko intoki ze nizo zahiye, anavunika amagufwa make y'agatuza. Nanone mu 1998 mu gufata amashusho ya filime bita Mai, atendera hejuru ya etaje y'amagorofa 21 yamanutse aserebeka mu rubavu rwayo. Yanyerera gato byari urupfu ruzwi neza. Niba ushaka ko tuzareba filime Jackie Chan yakinnye zikenda kumutwara ubuzima, byandike muri comment kandi ntibibagirwe gukora subscribe.